Ni mu ntara y'amajyepfo kandi nanone aha ni mu karere ka Ruhango, ninkubwira ko intara y'amajyepfo iri kwandika amateka sindaba mbeshye, byakomeye ndetse byarushijeho no gukomera kuko aha ngaha muri iyi ntara y'amajyepfo wagira ngo Ryangombe yabazukiyemo kuko ibihabera bikomeje guhangayikisha abatuye muri utu duce tugiye dutandukanye. Aha ngaha kandi nanone ni muri uyu murenge nagenda nkubwira ko ari umurenge wa Byimana, aha ngaha ni mu kagari ka Mpanda, aho bigaragara ko ari umugabo ndetse n'umugore we. Ndagira ngo nkubwire ko uyu nguyu uri kugenda ubona ni umugabo w'imyaka 56 y'amavuko n'umugore we w'imyaka 65 y'amavuko. Ngira ngo wowe unkundire umpe time yawe, turagirana ku musozo w'iyi nkuru wamenye neza icyabaye aha ngaha. Za nzoga namwe musanzwe muzi ku mazina agiye atandukanye, harimo Muriture, Nzoga ejo, Mukubita umwice, Muhe nyina n'izindi namwe muzi. Bamwe ziri kubakoraho, abandi ziri kubasiga iheruheru ndetse abandi zikanabambura ubuzima. Ngira ngo rero mbere y'uko nkubwira ibi ngibi byose, nyemera nkubwire ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu, izina ryayo rikiri rya rindi, ni Subiza TV, ntago yahindutse. Nabahaye ikaze mwese kandi nanabasuhuje, ubwo ari nabwo ngenda mbwira na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwo bwa mbere, reka tumusabe gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa s'abone bitewe n'uko byita, ariko kandi yibuke afungure kariya kantu ukinzogera, tujye turushaho kwibanira muri aya makuru tubategurira buri uko bwije nuko bukeye. Reka nkubwire ko kandi iyi nkuru ndi kukugezaho ushobora kuyisomera kuri iki kinyamakuru cyandikira ngaha mu Rwanda cyitwa Umuseke. Ibyo ngibyo mbikubwira mu rwego rwo kugira ngo nawe ubwawe uverifiye urebe ko ibyo nakubwiye bihuye n'ibyanditswe n'iki gitangazamakuru, kuko narababwiye ngo inshingano zanjye ni ukubaha amakuru ya nyayo kandi amakuru yizewe, nta byo kuza mvuga ngo ndavuga ibyo ntazi cyangwa se ibyo nahimbye, kuko twebwe twiyemeje gukora aka kazi kandi twagakora kinyamwuga. Dukomeje n'iyi nkuru, aha ngaha nakubwira ko ari mu karere ka Ruhango muri uyu murenge wa Byimana, nk'uko nagiye mbikubwira ni mu ntara y'amajyepfo, aho uyu mugabo ndetse n'umugore we babubikiye imbehe ndetse bagahita babakubita irya Kadafi, bamwe bagatangara abandi bagahuruzwa no kubona ibibaye, ari nabyo byaje gutuma nanjye mvuga nti reka mbigeze ku bantega amatwi basobanukirwe neza uko ibi ngibi byose byagenze. Ngira ngo nagiye mvuga amoko y'inzoga agiye atandukanye, akaba ari nayo ntandaro yitabwa muri yombi ry'aba ngaba bombi baje guhuruza imbaga nyamwinshi y'abantu batuye muri uyu murenge wa Byimana, muri aka kagari ka Mpanda, aho nabo ubwabo bari bumiwe ku bufatanye rero n'abaturage n'izi nzego z'ibanze, harimo polisi ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Aha hafashwe abantu babiri, ari bo uyu mugabo w'imyaka 56 y'amavuko ndetse n'umugore w'imyaka 65 y'amavuko, aho abangaba bose bafite icyaha cyangwa se bakoze icyaha kidasanzwe cyo gutanga ruswa. Ngira ngo kuyitanga no kuyakira ni ibintu biba bikomeye cyane, aho bagerageje cyangwa se batanze ruswa ku nzego z'umutekano. Aho abaturage rero ngo batanze ibi bihumbi birenga 50 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bareke kwenga, cyangwa se ibi bikaba byabaye nyuma y'uko basanze benga bakanacuruza ibikwangari. Ubwo ni inzoga zitemewe, ni inzoga zitujuje ubuziranenge. Bagiye banagaragaza ko aha hari n'izamenwe zirenga litiro 780. Ayo ni amafaranga yose aba yahombye. Ni nayo mpamvu rero ubwo bari bagize igitekerezo cyo kuvuga ati reka dukuremo senkani tumupfundike, wenda turebe ko twakwicuma cyangwa twacuma iminsi, ariko isosi yaguye minshi. Polisi y'u Rwanda rero ku bufatanye n'izindi nzego ndetse n'abaturage bakaba bamennye icyo gikwangari mu ruhame, naho aba bafashwe bombi bakaba bafungiye kuri station ya polisi ya Byimana, aho ubugenzacyaha bwatangiye kubakoraho investigation cyangwa se iperereza kugira ngo habashe kugaragara niba nta kindi gihe bigeze kugerageza gutanga ruswa, kuko ibi bicuruzwa byabo ngira
ngira ngo ntabwo biba byemeye, hari n'ubwo usanga nabo ubwabo badashobora kubinywa, badashobora no kubiha inshuti zabo cyangwa se abandi bazi neza ko ibi ngibi byabagiraho ingaruka zitari nziza, kuko nabo ubwabo barabizi ko ari bibi, bazi uko babikora. Ni nayo mpamvu uba usanga ibi ngibi leta y'u Rwanda itabyemera. Polisi y'u Rwanda kandi yakomeje yibutsa abaturage kwirinda gutanga no kwakira ruswa ndetse n'ihezandonye kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Polisi kandi igakomeza kubwira buri wese kwirinda kwenga no gucuruza no kunywa igikwangari kuko byangiza ubuzima bw'Abanyarwanda cyangwa se bw'abaturarwanda muri rusange. Polisi by'umwihariko ishimira abaturage bakomeje kwimakaza muri ihame cyangwa se kwimakaza muri bo ihame ryo gutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Aha ngaha bakagenda bagaragaza ko bakomeje ndetse ibi ngibi bigamije gukumira ibyaha. Ibi bikaba byerekana ko buri wese kugira ngo ibi ngibi bigerweho, ibyo umuntu wese ubwo yabifashe nk'inshingano ze muri rusange. Polisi ikongera kwihanangiriza byimazeyo abakomeje kumva ko barangwa n'imirire cyangwa se no kunywa ibi ngibi bitemewe, aho gukora ibyaha bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage ko bakabireka burundu, kuko nta na rimwe polisi izigera yihanganira uwo ari we wese ubyijandikamo, kuko azajya afatwa agashyikirizwa ubugenzacyaha, amategeko akubahirizwa. Ubwo bantu rero habwirwa benshi hakumva bene, ngira ngo murumva ko izi nzoga n'ubundi zikomeje kugenda zitera ikibazo muri rubanda. Ibyiza ni uko mwazihorera mugashaka utundi turimo tw'amaboko mwikorera, kuko ibi ngibi n'ubundi ni ibishyira ubuzima bwanyu muri risiki, ugasanga ejo n'ejo bundi yayandi wagatangije bizinesi yaguteza imbere uyashyize aha ngaha arahiye. Bityo rero nabagira inama yo kuba mwayoboka ibindi bintu bishobora kuba byabateza imbere, byibuze mukaba mwakwikura muri ubwo bukene ariko mudahanganye na leta, cyangwa se ejo n'ejo bundi usange washatse gutanga akantu, nk'uko bamwe bakunda kuvuga ngo tanga akantu ukomeze ukore. Ibyo ntabwo bigikora mw'abantu mwe, wenda nubwo bitaracika 100% ariko uba ubona ko aho biri gushyira bijya n'ubundi bijya muri ya sayidi imwe yo kuba baca ruswa burundu, kuko imunga ubukungu bw'igihugu. Nk'uko ibyabereye aha ngaha mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, ibintu bikomeje kuba bibi cyane, aho aha nakubwira ngo niho habarizwa ibibazo 70% byibarizwa mu gihugu hose. Wagira ngo aha ngaha niho haza ku isonga y'utundi turindi. Njye reka nshimire mwebwe mwantize amatwi, mbabwira ngo dusubire mu kanya kandi mwakoze. Imana ibamugisha. YouTube channel yanyu ari nayo yacu iracyari yayindi ni Subiza TV. Aha ngaha niho bibera, reka mbabwire ngo ciao ciao.